لا لا ليبا لا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala, dusabira amahoro n'umugisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Iyi ntumwa yaritanze twigisha ubuyisilamu, kora ibyo yari kwiriye gukora kugira ngo tuyoboke, dusobanukirwe, tumenye aho turi, tumenye ibidutegereje, hatta atahul yaqin, kugeza ubwo yagezweho n'urupfu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bavandimwe b'Abayisilamu, rero kuri uyu munsi buri wa gatandatu nyuma ya salatul maghribi, hano tuba dufite isomo rya tafsiri ya Qur'ani ntagatifu. Tukaba dusesengura Qur'ani dushingiye ku gitabo cya tafsiri ya Ibn Kathir, tuganira kuri Qur'ani, tukaganira ku bumenyi bwagutse buri inyuma ya buri masura. Isura ngufi ariko mu by'ukuri zihetse byinshi, aya imwe ariko mu by'ukuri ihetse byinshi. Urugero natanga ni nka suratu Zalzala, twese turayizi kuri iriya sura, ariko murabizi ko iriya sura tuyifiteho amasomo hafi 6 angana n'amasaha 6. Bivuze ngo bavandimwe b'Abayisilamu, Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yayoherereje Abayisilamu, ayiha ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kugira ngo itubere umuyoboro. Ibyo dukora byose mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibiriho byose, buri kintu cyose gifitanye isano na Qur'ani. Ni nayo mpamvu iyo tuyigezeho tuyiganiraho cyane ku burebure. Kuri uyu munsi rero dufite isura, ubushize murabyibuka twaganiriye kuri suratu al-Bayyina, lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Turabizi neza ko muri iyi sura twaganiriye kuri bari abantu bahawe igitabo n'uburyo Allah subhanahu wa ta'ala amaze kubiyereka binyuze mu kuboherereza intumwa n'ibitabo, bacitsemo ibice, bamwe bakemera abandi bagahakana. Ibyo twabiganiriyeho muri iyi suratu al-Bayyina. Kuri uyu munsi dufite isomo rishya, ari ryo suratu al-Qadar. Suratu al-Qadar, nk'uko izina ry'iyi sura rimeze, suratu al-Qadar, twese tuzi ikintu cyitwa igeno. Igeno mu buzima bw'umuyisilamu ni irihe? Igeno mu buzima bwacu bwa buri munsi ni irihe? Iyo tugeze kuri iyi sura ntabwo dushobora kwicara ngo tuyisobanure ijambo ku ijambo, tuyisesengure ijambo ku ijambo nk'abarimo gukora translation cyangwa se nk'abarimo gukora interpretation. Ahubwo tugeze kuri iyi Qadar duhita dusesengura umuryango wa Qadar. Ese Qadar ni iki? Irimo ibiki? Irimo ubuhe bumenyi? Ese ibyo dukwiriye kwemera muri Qadar bisa bite? Twabibwiwe nande? Allah subhanahu wa ta'ala yabitubwiye mu yihe nzira? Ni ibihe? Harimo n'ibikubiye muri iyi sura yitiriwe igeno, suratul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi sura aratubwira ati inna anzalnahu fi laylatil qadar. Mu by'ukuri inna, twe, iri jambo inna, ikibazo cya mbere kiba gihari, ese kuki iri jambo riri mu bwinshi? Kuki Allah subhanahu wa ta'ala yivuga mu bwinshi? Kandi tuzi ko ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yakoze byose abikora wenyine. Allah subhanahu wa ta'ala ntakeneye amaboko amwunganira, ntakeneye ibimukorera. Ibyo Allah subhanahu wa ta'ala ashatse byose abikora wenyine, agakoresha uwo ashatse, agakoresha abamarayika, agakoresha, ariko uri gukora ninde? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iri jambo rero inna kuba riri mu bwinshi, Allah subhanahu wa ta'ala niko yivuga mu cyubahiro. Allah subhanahu wa ta'ala niko yivuga mu cyubahiro, yivuga mu cyubahiro kimukwiye mu bwinshi. Hamwe hari naho nanone yivuga mu buke, ariko aho yivuze mu bwinshi ni cyubahiro kimukwiye Allah subhanahu wa ta'ala, naho yivuze mu buke nanone ni gushimangira ubumwe bwe Allah subhanahu wa ta'ala. Nkaho yavuze ati wama khalaqtu, sinaremye. Allah subhanahu wa ta'ala inshinga yo kurema hano, wama khalaqtu, inshinga yo kurema n'igikorwa cyo kurema akivuga ko yagikoze wenyine. Wama khalaqtu, sinaremye abantu n'amagini usibye kugira ngo bangaragire. Aha rero Allah subhanahu wa ta'ala ati mu by'ukuri inna, twe, anzalnahu, twayimanuye iki?
hadha alqur'ani ino qur'ani. Ibn Kathir akatubwira ati qur'ani yamanutse mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni ugukurwa kuri lawhi mahfuz. Lawhi mahfuz ni tablo. Lawhi mahfuz ni ahantu Allah subhanahu wa ta'ala yateganyije mbere yo kuremwa kw'isi n'ijuru imyaka 50,000. Ahandika buri kintu cyose kizaba, buri kintu cyose cyabaye, buri kintu cyose kiri kuba na buri kintu cyose kizaba. Urumva n'ibitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala birimaho, kuko Allah yarabizi ko bizabaho. Qur'ani irimaho muri lawhi mahfuz. Rero Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati inna anzalnahu, iyi Qur'ani twayimanuye iva lawhi mahfuz hariya kuri iriya tablo. Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho buri kintu jumlatan wahida, inshuro imwe. Allah subhanahu wa ta'ala yayikuye hariya ayizana inshuro imwe ila samai dunya, ku kirere cya mbere, aricyo kirere cyitwa ikirere cy'isi. Aha dutuye ku isi hari ikirere gikikije isi, ikiba cyita samai dunya, ni ikirere cy'isi. Iki kirere cy'isi Allah yakuye Qur'ani lawhi mahfuz ayizana aho bugufi, kugira ngo malaika Jibril ajye ahakura aya azizanira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu buryo bworoshye kandi bwihuse mu gihe cy'imyaka 23. Ni ukuvuga ngo Qur'ani yamanutse mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere yaje ingunga imwe yose yuzuye iva lawhi mahfuz kuri iriya tablo iriho buri kintu, iza kuri samai dunya, ku kirere cy'isi bugufi bw'isi. Noneho malaika Jibril kumanuka kwa kabiri akajya yikoraho aya imwe imwe, isura akayikoraho bitewe na incident zabaye ku isi, ibyabaye ku isi bikeneye ibisobanuro bisanzwe muri Qur'ani. Malaika akagenda kazana aya ziri related, zifitanye isano n'icyo kintu mu gihe cy'imyaka 23. Hanyuma rero Allah subhanahu wa ta'ala ati tuyikura Qur'ani lawhi mahfuz tuyizana kuri samai dunya, byari ingunga imwe. Twabikoze ryari? Fi laylatil qadr, nijoro ry'ubugabe, nijoro rya laylatul qadr mu kwezi kwa Ramadani. Ijoro twese turarizi, mu minsi ishize twari dufite igisibo. Allah subhanahu wa ta'ala kitwakirire adushoboza no kugera ku bisibo biri imbere. Amina ya rabbal alamin. Mu kwezi kwa Ramadani mwibuka ko mu minsi 10 ya nyuma tubwirwa ko harimo ijoro. Iryo joro turarihiga, iryo joro tugasari amanywa, tugasari ijoro, tugasari tarawih, tugasari qiyamul layli, duhiga iryo joro rivugwamo hano laylatul qadr. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ko ari iryo joro yamanuye mu Qur'ani ivanwa lawhi mahfuz izanwa kuri samai ad-dunya. Iri joro ryiswe ijoro ry'igeno. Ijoro ry'igeno ni irihe? Ese igeno ryo ni irihe? Ni nayo mpamvu y'iri somo rya tafsir ntabwo dushobora kwicara gusa ngo tuvuge ngo ijoro ry'igeno, ngo ijoro ry'ubugabe, umuyisilamu atazi cyari cyo. Uramutse ufashe Qur'ani y'ibisobanuro iri interpreted, isobanuye mu Kinyarwanda cyangwa se isemuye, reka nkoreshe ijambo gusemura, usanga handitsemo ngo Qur'ani twayimanuye mu ijoro ry'ubugabe cyangwa mu ijoro ry'igeno. Ariko umuyisilamu aracyakeneye kumenya ngo iryo geno ririmo kuvugwaho ni irihe? Ese iryo joro ryo ni irihe? Ibi rero iyo tugeze muri Qur'ani, muri tafsir ya Qur'ani no gusesengura Qur'ani, nibwo tumenya igisobanuro nyacyo cy'iyo aya. Hanyuma Ibn Kathir akatubwira ati wahiya, ijoro ry'ubugabe rivugwa Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye mu Qur'ani ingunga imwe ivanywe kuri iriya database iri centrale ariyo lawhu mahfuz iza kuri samai dunya. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati Ibn Kathir akatubwira ati laylatul hukmi, iryo joro ry'ubugabe ni ijoro Allah subhanahu wa ta'ala aca iteka ry'ibintu bitandukanye. Muri iryo joro yaqdi Allahu fiha qada as-sana, Allah subhanahu wa ta'ala asinyira igeno ry'ibintu byose bizaba mu gihe cy'umwaka. Ibiri kutubaho nonaha abavandimwe b'Islam, ibizaba ejo, ibyabaye ejo bundi, abapfuye muri uyu mwaka, abavutse muri uyu mwaka, abakize muri uyu mwaka, abakennye muri uyu mwaka, ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala yabyemeje ejo bundi mu kwezi kwa Ramadani ni ijoro rya laylatul qadr. Kuko Ibn Kathir atubwira ati laylatul hukm, ni ijoro Allah subhanahu wa ta'ala aciteka akanzura akavuga ati ibi bintu byari kuzaba muri uyu mwaka, ibi ntibizabe, ahubwo mu mwanya wabyo hazaba ibi.
umwaka buri mwaka. Nayo mavugurura Allah bakoze nayo abayanditse turaza kuza kubibona. Ibn Kathir akatubwira ati wa huwa masdaru min qawlihim qadara Allahu alayya hadha al-amri fahuwa yaqduru qadran. Allah subhanahu wa ta'ala muri ririya joro ry'ukwezi kwa Ramadan, ijoro ry'ubugabe, agena igeno rya buri kintu cyose kizaba. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu musanyirangendo w'intumwa y'Imana Muhammadin aratubwira ati sallallahu alayhi wa sallam qala Allah rafzati نزل القرآن كله مرة واحدة في ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى من القرآن إنقون جمنا مكوز رمضان نيجر جا ليلة القدر نيوكر جرب فاني بإسلام كنوا إيمان يرفزه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أوزاجر ما هيرجو كرة قيام الليل إصالة يعني جرو إتراويه قيام الليل هانو ugahuza n'iryo joro rya Laylatul Qadr, ibyaha byawe byose bitabiba anire, ibyaha byawe byose bitabihanagurika byose, icyaha cyose wakoze gitajyanagurika cyose. Iyi ni ingabire ya Allah subhanahu wa ta'ala iza buri mwaka. Muri iryo joro rya Laylatul Qadr Allah subhanahu wa ta'ala avugurura amageno, kicara akavuga ati uyu nguyu yari yarakize ariko ubukire bwe ntiyigeze ashimira, ubukire bw'uyu muntu ntiyigeze reba, naho imunanire koko uyu muntu muri uyu mwaka azakena. Shekhu gatangira gucuruza amarisharieri muri uwo mwaka, indi Ramadan ikazagira wararangiye. Bavandimwe b'Islam n'ukwitonda cyane. Ibn Abbas aratubwira ati fakana Allah idha arada an yahdutha fil ardi shay'an anzalahu minhu hatta jama'ahu. Hanyuma buruko Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yo kuba Qur'an yaravuye lawhi mahfuz ikaza kuri samai dunya, ikirere gikurikira isi kuri muri kirere gikurikira isi kirere cy'isi. Ndagira ngo munibuke icyo kirere icyo Allah subhanahu wa ta'ala yakivuzeho muri suratul jinni. Kira kirere cyavugirwaga n'amagini, amagini yarazungurukaga akagenda ahantu hose yumviriza mu ijuru, agenda areba ibintu uko bimeze mbere yo kumanuka kwa Qur'ani. Kibona umwe murazizi Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati ikirere cyahise kirindwa, ikirere cyahise kirindwa, hagira igini rizunguruka muri icyo kirere, abamareka bakarikubita ibishashi by'umuriro byo muri muriro wa jahannam. Ari nabyo biriya bintu tujye tubona byakirana mu kirere rimwe na rimwe. Allah subhanahu wa ta'ala ubwo aho yateguraga ko ikirere kiri safe cyakiriye Qur'ani, kandi mareka Jibril agiye kujya kurayo aya za Qur'ani zizane ku isi bitewe n'ibyabaye ku isi. Ikrima na Ibn Abbas baratubwira bati anzala Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'ana ila samai dunya fi laylatil qadr. Mwijoro ryo mu kwezi kwa Ramadan tuzi nka laylatul qadr nibwo Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye Qur'ani ivanwa lawhin mahfuz turaza kwibona. وكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه. hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala yashaka ko hari ikintu umwe Imana imenya mu bigize Qur'ani, nyuma yaho intumwa Imana ikakimenya. fahuwa qawluhu Allah subhanahu wa ta'ala ati inna mu byukuri twe anzalnahi Qur'ani twayimanuye fi laylatil qadr, mu ijoro ry'ubugabe. Allah subhanahu wa ta'ala yivuga ubwinshi muri Qur'ani muri zimwe muri aya kubera icyubahiro subhanahu wa ta'ala kimukwiye, icyubahiro kimukwiye na mu buryo bw'ururimi rw'icyarabu ndetse no mu buryo bw'ikinyabupfura. Allah subhanahu wa ta'ala aganiriza abantu cyangwa se muri Qur'ani, hikima ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala urabona ko no mu buzima busanzwe n'umukuru w'igihugu n'umwami n'umuntu ukomeye uwo ari we wese yagiye kwivuga hano ku isi ntabwo avuga ngo ngewe, ntabwo akoresha insimburazina ziganisha ku bumwe. Ibi tuzabikora gutya, ibi biteye bitya, ibi twarabyumvishije, ibi twabigezeho gutya. Urumva rero Qur'ani reba igihe yamanukiye Allah subhanahu wa ta'ala nirwo rurimi yakoresheje. Ibi biri muri ijazul ilmi ya Qur'ani no kugaragaza ubuhambare bw'iki gitabo. Nta na filozofi zindi zihari ngo Allah subhanahu wa ta'ala hari uwamufashaga kumanura Qur'ani ngo cyangwa ngo hari undi wari ubishinzwe ngo cyangwa hari uwabikoraga. Ababikoraga bose ni Allah subhanahu wa ta'ala wabakoreshaga. Mareka Jibril ariho kugira ngo akora akazi ka Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ntabwo akwiriye kuba mu isifu imwe na Allah ngo Allah yivuze mu bwinshi kubera ko yakoranye na mareka Jibril. La, ntabwo ari uko bimeze. Ibn Abbas aratubwira ati nazzala Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'ana fi laylatin min as-sama'i al-'ulya. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an yayimanuye iva hejuru mu ijuru risumba yandi iramanukiza hasi mu ijuru ribanziriza yandi ry'isi.
jumlatan wahida, inshuro imwe. Thumma furriqa fi sinin, hanyuma inyanya isanzwa mu myaka 23 ikajya imanuka hano ku isi mu gihe cy'imyaka 23 kugeza yongeye kuzura imera uko tuyifite. Watara Ibn Abbas, hanyuma Ibn Abbas aratubwira ati, Ibn Abbas asoma iyi aya Qur'an aravuga ati fala uqsimu bimawaqi'in nujum, ndahiye ku byicaro by'inyenyeri, ibyicaro by'inyenyeri, aho Allah subhanahu wa ta'ala, aho ni mu birere bya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma nanone Ibn Abbas aratubwira ati Allah subhanahu wa ta'ala amanura iyi Qur'ani, anzalahu jumlatan wahida, yamanuye ijoro rimwe ila sama'i dunya, ku kirere cy'isi, fakana bimawqi'in nujum, Allah subhanahu wa ta'ala ayishira buriya Qur'ani ngo yariri mu byicaro by'inyenyeri. Mawqi'in nujum ni hariya iriya mibumbe minini itemberera, mawaqi' an-nujum, mu byicaro by'inyenyeri. Fakana Allah yunziluhu ala rasulihi, Allah yayimanuriraga intumwa ye, ba'duhu fi athari ba'd, bitewe n'ibyabaye ku isi. Arangije aravuga ati waqalu, ababangikanyamana baravuze bati laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahidatan, wumva bahakanye kujya kinumwa y'Imana, baravuze batari ku bundi iyi Qur'ani kukimanukira Muhammad mu byiciro, kuki Allah tayizanye ari igitabo. Impamvu biba byibaza ni iyihe bavanywe b'Islam? Nuko at-Tawrat ya Musa alayhi salam yaje ingunga imwe. Musa alayhi salam arayakira Tawrat, ndetse Allah ajya kuyimuhugura iminsi 40 ingahe? Iminsi 40. Ibyo murabizi, buri iriya minsi 40 Musa alayhi salam yaragiye kwakira Tawrat ndetse no kuyihugurwamo. Allah kugira ngo ayimwigisha, ayimusesengurira, ni nko kuyisoma, ayisome ahave ayizi nabazi birimo. Murabyibuka incident murayizi, ubwo yasigaga Haruna akamubwira ati nsigariraho ku buyobozi bw'abantu ba Isirayeli ndaje. Hanyuma rero Injili nako nayo niko yamanutse. Injili nayo cyaje ari igitabo gikubiyemo cyuzuye, ariko Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ayimanura yuzuye, iva lawhi mahfuz fi samai al-ulya, mu kirere kibanziriza ibindi, ahari lawhi mahfuz Allah ayizana kuri samai dunya. Samai dunya, Ibn Abbas akatubwira ati ni hariya hari ibyicaro by'inyenyeri, inyenyeri zitandukanye aho ziri, niho Qur'ani yashikiye ingunga, ariko noneho ikajya hava iza ku isi mu byiciro. Noneho Ibn Abbas aratubwira ati ababangikanyamana n'abahakanyi babyibazaho, baravuga bati Qur'ani kuki tamanutse ngo Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayakire ingunga imwe? Allah subhanahu wa ta'ala arabasubiza arababwira ati reka mbabwire impamvu. Kadhalika linuthabbita bihi fuadak, iyi Qur'ani tuyimanuye mu byiciro tukajya tuyikuzanira uruhongohongo, linuthabbita bihi fuadak, kugira ngo urusheho kwisobanukirwa neza, urusheho kwisobanukirwa neza, tuyigushimangiremo neza. Waratalnahu tartila, kandi twaranayigusomeye neza uko ikwiriye gusomwa. Allah avuga impamvu Qur'an itamanukiye ingunga, no kugira ngo intumwa y'Imana n'abayisilamu muri iriya myaka 23 ibarere. Urabona Qur'an imanukira ingunga, yari kubirimo aya zo gutawaza, yari kubirimo aya z'ibisibo. Abemera Imana batanazi ngo barahera kuki bakurikize hiki. Yari kubirimo aya z'iswala, yari kubirimo aya za jihad. Aya za jihad ku bayisilamu 20. Urumva byari bukunde, bivuze ngo aya za jihad muri Qur'ani zamanukiye igihe. Umubare w'abayisilamu waruzuye, umubare w'abayisilamu waragwiriye, abayisilamu bamaze kugira imbaraga, abayisilamu bafite igisirikare. Allah subhanahu wa ta'ala afite amakuru ko abanzi b'abayisilamu batakibarusha imbaraga, aya za jihad zitangira kumanuka. Mwabyumvishije? Allah niyo mpamvu avuga ngo kadhalika, ibyo twabikoze linuthabbita bihi fuadak, kugira ngo ujyane nayo, mujyane nayo mu bihe, abayisilamu barushaho kwisobanukirwa, nawe urushaho kwimenya neza. Reba nka aya zivuga ku nzoga, ku businzi. Allah subhanahu wa ta'ala yahereye kuri aya zibutangaho amakuru, zitanga amakuru ku nzoga. Allah aravuga ati nubwo hari abantu bazikunda ariko nimbi, ntigeze zibusa. Abantu barakomeza barinywera, baravuga bati Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko nubwo abantu bazikunda ari mbi, ariko ntiyazitubujije.
hari bamwe bahise bavuga batarika ikintu Allah yavuze ko ari kibi wakireka, ariko n'ubushake bwe Allah ntigeze avuga ngo muzireke. Hanyuma abayisilamu babana nazo gutyo, urimo kuzinywa kumva arimo kunywa ibintu bibi kubera iriya aya yamaze guteza urwikekwe. Noneho bamwe bumva bashaka kujya kuri safe side bakazireka, ariko Allah subhanahu wa ta'ala abonye bamaze kumenyera neza, noneho buri muntu yamaze kubona neza inzoga uko zihagaze, arababwira ati noneho guhera none muzihagarike, fajtanibu, hagira umuntu wongera kwegera inzoga guhera none. Urabona ko mu ntangiriro hari igihe Qur'an yari kumanuka icyarimwe irimo aya nk'izo zibuza no kunywa inzoga, noneho umuyisilamu cyangwa se umuntu nafata nk'umuntu wazikundaga muri icyo gihe agahita avuga ati oya, iyi dini irashaka kunyicisha icyaka, ntabwo rwose njye nayibamo sinayigumamo. Urumva? Ariko noneho Allah subhanahu wa ta'ala nukuvuga ngo uku kumanuka aya isura mu gihe cy'imyaka 23 byari kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala arere abemeramana abamenyereze. Qur'an rero abayisilamu baramaze kwiyakira, amategeko yose bayafite, Qur'an noneho ikajya imanukamo aya z'imico, ari naho Allah subhanahu wa ta'ala muri aya z'imico yagiye avuga ibintu bitandukanye, abuza abantu kubunza amagambo, abuza abantu. Urumva community yamaze kuzura, irahari ifite ubuzima. Noneho Allah subhanahu wa ta'ala akajya amanuka muri Qur'an aya ziganira ku mico, kubanira neza abantu, gufasha abatishoboye, iyo ni social welfare. Urumva izo aya za social welfare na aya za jihad na aya z'iswala na aya za hija, iyo bimanuka mu gitabo kimwe bakajya abayisilamu nta nuzi ngo turahera he. Iyi ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bavandimwe b'Abayisilamu. Iyi ni hikma ikomeye cyane, kini kintu tuboneraho ijazu al-ilmi, uburyo Qur'an ari igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, n'uburyo Allah yayiteguye kugira ngo abayisilamu bajyane nayo kugeza bayimenyereye. Ubu rero none ahangaha twebwe nyine innal halala bayyinun, ibirimo bikwiriye gukorwa birazwi, wa innal harama bayyinun, nibiri muri Qur'an dukwiriye kwirinda byose birazwi. Byose birazwi, igurudumu y'Ubuislamu irimo iragenda bitandukanye n'abayisilamu b'imbere mu ntangiriro. Hanyuma rero abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'ababakurikiye mu gusesengura Qur'ani barimo nk'uwitwa Sa'id ibn Jubair, baratubwira ngo muri iri joro rya Laylatul Qadr yu'adhinu Allahu lil hujjaji fi Laylatil Qadr. Liste, urutonde rw'abantu bazakora hija rukorwa muri iri joro rya Laylatul Qadr. Bavandimwe b'Abayisilamu, iyo utari kuri iyo liste uricara ugakusanya amafaranga yo kujya Maka, kwicara ukavuga uti uyu mwaka nzakora hija, amafaranga ukayakusanya, ukanaka konji hakiri kare ngo hija izagere, igihe cya hija kizagere ufite konji. Wajya kwiyandikisha bakakubwira ngo nta visa zihari wajya kwiyandikisha bakakubwira ngo indege yuzuye, wajya kwiyandikisha bakakubwira bati khalas warateganyaga gukora hija bakakubwira bati hari Ebola, abahaje bo muri Afurika nibarimo kujya Maka. Bivuze ngo aba basesenguzi ba Qur'an mu basangirangendo b'intumwa y'Imana n'ababakurikiye ibyo bavuga nibyo. Urutonde rw'abantu bazakora hija runonosorwa rukanemezwa na Allah subhanahu wa ta'ala fi Laylatil Qadr, muri ririya joro ry'ubugabe, Laylatul Hukm, ijoro Allah subhanahu wa ta'ala citeka y'ibintu bizaba muri uwo mwaka. Niba uzajya Maka muri uwo mwaka uranditse. Abazashaka Allah subhanahu wa ta'ala abemeza muri iryo joro rya Laylatul Qadr. Abantu utariho urarambagiza, ugategura ibintu, ugakora za save the date n'ibiki byose, igihe kikazagera umugeni ukamushaka ukamubura nturiho. Allah subhanahu wa ta'ala iri joro ni ijoro rikomeye cyane. Noneho Sa'id ibn Jubair aratubwira ati fayuktabuna bi asma'ihim wa asma'i abaihim, urutonde rw'abazakora hija n'uruzaba ku bantu iyo barimo kwandikwa rukorwa ku mazina n'amazina y'ababyeyi babo. Fala yughadiru minhum ahad, nta muntu ushobora gukora hija atari kuri iyo list ikorwa mu ijoro rya Laylatul Qadr. Wala yuzadu fihi, nta n'uwiyongeraho, wala yanqusu minhum, nta n'ugabanuka. Bavandimwe b'Abayisilamu, mu ncamake abantu bawita umuhamagaro w'umutambagiro mutagatifu. Unanarebe iyo turi Maka tuvuga ngo iki? Labbaika labbaik Allahumma labbaik, Allah ndakwitabye, Allah murezi wanjye ndakwitabye. Bivuze ngo hari impamvu y'iri jambo, nicyo abasangirangendo b'intumwa y'Imana barimo kutubwira. Hanyuma
ibn Ulya aratubwira ati qala rajulun lil Hasan, umugabo umwe yabwiye Hasan ati, abimubwira ndi kumva, wa ana asma'u, ra'ayta laylata al-qadr fi kulli ramadanin hiya? Qala na'am wallahi alladhi la ilaha illa huwa innahu la fi kulli ramadanin wa innaha laylatul qadr fiha yufraku kullu amrin hakim. Qala rajulun lil Hasan, umugabo yabwiye Hasan ati, abimubwira ndi kumva, ese ubundi laylatul qadr iba muri buri kwezi kwa Ramadani? Qala na'am, aravuga ati yego. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, ndahiye kuri Allah nta yindi mana iriho usibye we, innaha la fi kulli Ramadan, ijoro rya laylatul qadr riba muri Ramadani, riba muri buri Ramadani, wa innaha la laylatul qadr, ni ijoro ry'ubugabe. Allah muri Qur'an yaravuze ngo fiha yufraku kullu amrin hakim, buri kintu cyose kiri sensitive Allah nibwo akigena mu ijoro rya laylatul qadr, ntabwo ari ijoro rito bavandimwe b'Islam. Fiha yaqdi Allahu kulla ajalin wa amalin wa rizqin, abazapfa muri uwo mwaka, abazabona akazi muri uwo mwaka, abazabura akazi muri uwo mwaka, abazavuka, abazahomba, abazashingirwa, abazimuka, abazava mu bukode, abazakodesha, ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala byose aciteka ryabyo mu kwezi kwa Ramadani mu ijoro rya laylatul qadr. Bavandimwe b'Islam, ibi bituzana kuri iryo teka n'iryo geno rivugwa muri iri joro ry'ubugabe. Ese iri joro ry'igeno laylatul qadr, iri geno rivugwa ni irihe? Ni nayo mpamvu bavandimwe b'Islam, iyo tugeze hano turabanza mbere yo kwinjira mu bisobanuro bindi by'izindi aya zikurikiriye, tukabanza tukaganira ku igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, turimenye bavandimwe b'Islam, turisesengure, turisobanukirwe. Al-imanu bil qada'i wal qadari huwa saada, icyambere kwemera igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala nibyo bitanga umunezero. Muislamu wamaze wakize, iyo yakize arishima akavuga ati, ubu bukire mfite n'ubukungu mfite ni igeno ryande rya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamaze kumenya ko ubukire n'ubukene ari igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, ushobora kugira umuntu ishyari. Wagirira umuntu ishyarira? Mugenzi wawe wakumva ngo yaguze ikibanza, wakumva ngo yacyubatse, ukibaza utari ko nanjye ko nkorera amafaranga, kuki ngikodesha nanjye nkorera amafaranga, uriya muntu ntaragira amahirwe kundusha, ariko reba yubatse njyewe sindubaka. Ko wagira ishyari? Wamaze kumenya ko Allah subhanahu wa ta'ala ibyo bintu byose biri sensitive ku bagaragu be. N'ikibanza bavandimwe b'Islam, nureba ubutaka ntushobora kubugura, ntushobora kubutunga, Allah subhanahu wa ta'ala atarabwanditse. Muri uwo mwaka ntushobora kubugura mu ijoro rya laylatul qadr, Allah subhanahu wa ta'ala ataragusinyiye. Uzungurukana amafaranga mu modoka, ukagenda ukagera ku bibanza byiza bakabikwereka, ukumva nta roho yo kubigura ihari, ugataha. Kazunguruka ugashyiraho abakomisiyoneri, munshakira ubutaka ndimo ndabushaka. Umuntu akakubwira ati ngwino, iyi Norvege irimo gutangira, iyi ngiyi ifite ibibanza bya miliyoni 3 enye. Umuntu akakubwira ati ngwino hano Norvege hari ikibanza cya miliyoni 3, ukicara ukavuga uti oya, Sheikh, isaha yawe yaba yageze. Mwijoro mu mwaka, ijoro rya laylatul qadr riri ubanziriza, Allah subhanahu wa ta'ala yakugeneye gutunga ubutaka buzwi, UPI izwi, yanditswe mbere y'icyo gihe. Allah subhanahu wa ta'ala akayisinyira ati wa muntu azatunga ubutaka, ni UPI iyi niyi, nta kindi, aho ngaho niho uzatura. Bavandimwe b'Islam, umuryango w'igeno ni umuryango mwiza cyane. Iyo wamaze kuwumenya, huwa saada, nicyo kintu gituma umwemeramana abaho ku isi yishimye. Ntushobora kugirira umuntu ishyari, ntushobora kubyara umwana ufite ubumuga ngo umwange, uricara ugashimira Allah subhanahu wa ta'ala, ukavuga uti inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala aha uwashaka uko ashaka, ukicara ukavuga uti fa'alun lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala kuri icyo ashatse, ukicara uwo mwana ukabana nawe uko ameze, ukamukunda, ukamwakira, ugashimira Allah subhanahu wa ta'ala, ukavuga uti Allah, uyu mwana waramumpaye, akeneye akagare, umubushobozi nkagure. Ukicara ukavuga uti Allah, uyu mwana akeneye special education, uburyo bwo kwiga bw'umwihariko, binshobozi kandi ubimpembere ya Rabbi. Ku munsi w'imperuka ukazahura n'umwana wawe ari muzima, Allah akagushimira. Ukicara ukavuga uti iyo byibuze nka babiri baza kuba bamugaye, ubu nari kuba mfite ibyiza bingana bite. Mu gihe wowe bwa mbere icyo umubona warikanze, urababara,
rugendo urababara. None abantu badafite tawhid, umugore ababyara kabira agahita muhitaraka. Ku munsi w'imperuka Allah subhanahu wa ta'ala yamara kukwereka ibyiza by'uwo mwana wakiriye, ukanamwishimira, ukanashimira Allah, ukanamenya ko ari igeno rye. Allah yakwereka ibyiza by'ibyo bintu, ukavuga uti batanu bose siyo bamera nk'uyu nguyu, ubonere kuba ndi, dore ndi iruhande rw'intumwa kubera uriya mwana. Bavandimwe b'Islamu, asaada, umwemeramana abona icyubahiro n'urukundo no kwishima hano ku isi kubera kumenya umuryango w'igeno, kumenya ko aka gacupa kari hano Allah subhanahu wa ta'ala yarakanditse, kano gacupa uku kari hano n'igihe kari buhamare biranditse. Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo avuge ngo gahunda ze wihaye kuzandika, inyanja zose zo kwisuka zihindura wino, n'ibiti ukabihindura za kereyo n'amakaramu, byose wakandika bigashira, inyanja zigakama, utarandika na kimwe cy'icumi cya gahunda za Allah subhanahu wa ta'ala. Urakeka ko harimo iki? Allah ashatse kuduha urugero, nge nanze urugero kuri kano gacupa ni kuba kari hano biranditse. Allah umva urwo yatanze we, yaravuze ngo n'akababi. Urabona igiti kirakura, igiti cya avoka, igiti cy'umwembe, birakura bikagira amababi menshi. Allah yatanze urugero aravuga ati wa ma tasqutu min waraqi shajara, buriya kuriya ubyuka mu gitondo ukabona akababi karumye gatandukana n'igiti karagwa, mbere yuko kariya akababi kagwa Allah subhanahu wa ta'ala arabanza akabisinyira. Ngaho banza umbwira ibyo bintu numva bingana bite? Allah urwo rugero ruranditse muri Qur'an. Akababi k'igiti cyumye kakandi kabanza kuba umuhondo, urabizi buriya karabanza kakarwara muriko, nuko twe tutabizi, ariko mbere yuko gahunguka karabanza kakarwara, kamara kurwara kagapfa, kamara gupfa kagatangira kuba umuhondo niho kubora, hanyuma nyuma y'iminsi kagahita gatandukana n'igiti. Allah arakubwira ati iriya process iba ndi kureba, ngenda nemeza step ku yindi kugeza kaguye. Gaho mbwira wowe uratekereza ko warinde Muislamu muzima abantu mugenzi wakagura imodoka ukajya kumurogesha kubera kutamenya ibintu ukuntu biteye? Allah subhanahu wa ta'ala noneho kwemera igeno rya Allah, rukunu, ni inkingi ya ngombwa yo kuba mu buzima, ni inkingi ya ngombwa dukeneye kugira ngo tube hano mu isi, dukore ibyo dukwiriye gukora hano ku isi. Minhu tansharihu sudur, iyo wamaze kumenya umuryango w'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, igituza cyawe kiraguka, bya bintu byo kubana mukushi ku mutima bivaho. Muislamu urakena, Imana ntago yanga ubukene. Muislamu, Imana ntago yanga ubukene. Ntuzavuge ngo ariko umanza gusari cyane bituma hari umuntu adakira, ko ndeba nsari cyane nk'abankene. Imana ntago yanga abakene, Imana ntabwo yanga ubukene, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yagaragaje amakenga ku bukire. Muzi ukuntu ayivuga, muyikurikire mwumve Allah aganira neza. Mu by'ukuri nge niyo mpamvu nafashe gahunda yo kwigisha Qur'an, nta n'ikindi kintu nzayanigisha pe. Iyi Qur'an bavandimwe b'Islamu murebe Allah ukuntu aganira, umva Allah uko yavuze ubukire. Yaravuze ati nyamara buriya aya reka nyisome mu cyarabu nyisesengure, bavandimwe b'Islamu muyumve. Yaravuze ngo walau basata Allahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard, kanyishira mu kinyarwanda gisa nayo. Nyamara buriya abantu ndamutse mbahaye amafaranga uko bayifuza batana. Sinzi niba iryo jambo muryumvishije. Abantu ndamutse mbahaye amafaranga uko bayashaka bayoba. Bavandimwe b'Islamu, ushobora kuba ubona Allah yaraguhaye riziki iringaniye, ukagira ngo arakwanga, ukagira ngo bariye yahaye nibakunda. Ntabwo ariko bimeze, ni ikinyuranyo. Intumwa za Allah zarakennye, zirabaza, ziracuruza mu isoko, gucuruza mu isoko, zisenya inkwi, ihtitab, ziragurisha, zibaho ubuzima bukomeye, zirasonza. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo mu by'ukuri yanga ubukene, ntabwo yanga gukena. Iyo rero ukennye hakaba hari ibyo Allah subhanahu wa ta'ala ataguhaye, garukira kuri uyu muryango wa qadar. Bavandimwe b'Islamu, umenye Allah subhanahu wa ta'ala, umushimire, uvuga uti ya Rabbi, nk'umuntu numva nifuza amafaranga ariko niwe yamaye, niwe uzi impamvu. Ya Rabbi, ndagushimira ukundi uyu munsi kubw'impuhwe zawe umpa ikintunga n'umuryango wanjye. Uyu munsi kubw'impuhwe zawe ya Rabbi umpa ikintunga n'umuryango wanjye. Saa sita zikagera ntukibone, ukicara ukavuga uti ntago ndi mwiza kuruta intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.
n'umusangirangendo wayo Abu Bakri n'umusangirangendo wayo Umar. Abo babiri bayoboye Uislamu nyuma yayo. Saa sita z'amanywa barashonje, bahurira nayo ku musigiti bati n'inzara dusohoye mu rugo. Wowe uraruta intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saa sita niba utakibonye ushimira Allah, uvuga uti ya Rabbi ndagushimira, umpe gukomera, umuryango wanjye uhe gukomera. Intumwa z'Imana nuko zabaye na Allah kubera kumenya ngo iyi riziki, aya mazi aranditse, icyo utabonye Allah ntiyacyanditse, hari n'impamvu. Rero iyo wizuye umuryango w'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, n'ibyo dufite mu buzima bwacu bwa buri munsi, iki cyicaro dufite hano kiranditswe, abicaye hano baranditswe. Mu ijoro rya Laylatul Qadr iyi liste y'abicaye aha Allah subhanahu wa ta'ala yarayemeje. Njye nari ndi kumwe n'umuyisilamu hariya hanze, umuntu arimo kumutelefona amubwira ati ntiwamenyera niba uyu munsi turi bwige. Ati uyu munsi turi bwige, ariko mu by'ukuri ntabwo biri bunshobokere kuhagera. Yabyifuzaga, arumva bishaka, ariko ntabwo ari kuri no liste. Bavandimwe b'Islam, umuryango wa Qadari wawunganya iki? Muri iyi sura ngufi gutya Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati ijoro rya Laylatul Qadr nkoreramo gahunda zose z'umwaka. Allahu akbar. Abana bazatsinda amashuri baba bari maho. Allah subhanahu wa ta'ala arabemeza uko bazatsinda, kabyemeza uko bazakora, kabyemeza mu ijoro rya Laylatul Qadr. Hanyuma rero bakakubwira bati watanzahu anha al-ahzan wal-kudur, kwiheba no guheranwa n'agahinda, psychological issues, kubera ibyo utashoboye kugeraho, kubera ubukene. Umwemeramana bita birangira. Nukuvuga ngo nta yindi therapy umwemeramana bakwiye nyuma yo kwemera igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, nta yindi usibye kwicara akavuga ati icyo mfite ni Allah subhanahu wa ta'ala wakimpaye. No gushaka, murebe gushaka, uzunguruka mu bantu, ukazunguruka mu bantu, noneho Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo akwereke ko ashobora byose, akaguhuza n'umuntu mwiza ukanamwishimira ukanamukunda. Igihe kikagera Allah subhanahu wa ta'ala akakubwira ati wapi, uyu siyo wako. Kaza no akakubwira ati nguyu. Abandimwe b'Islamu, Umuislamu buzima Imana irakugerageza mu rushako, kweri ntumenye ibyakubayeho. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati innama amwalukum innama azwajukum wa auladukum fitna. Urushako rwanyu n'abana muba mwabyaye ni fitna. Ntabwo biriho gusa ngo ubura aho ngaho ugiye kudamarara mu rugo ngo washatse. Fitna. Allah akaguha fitna ntoya wallahi, cyane cyane n'abasilamukazi nabo bajya bahura nazo mu ngo. Bajya bahura nazo mu ngo. Fitna kubera kutamenya tawhidi. Sheikh akagenda akajya kumupfuma ati mfasha uriya mugabo umungororere neza. Nubwiza ukuri kweli, wimona umugore azamenya tawhid ati ashobora kugirana ikibazo n'umugabo akajya kumupfuma ati mpa gati kamfasha gushyira uriya muntu ku murongo, ngenda abona uko iminsi igenda icagenda arushaho gukara. Fitna. Ereka Allah subhanahu wa ta'ala mubwira uti ya Rabbi ndagushimira kuri urushako, ya Rabbi ndagushimira kuba mu bantu bose bari singo b'ingaragu, mu bantu batarashobora gushaka babyifuza, kuba waranshoboje gushaka ya Rabbal alamin. Ndagushimira kuba uyu ari we wamitiyemo makwihangana ya Rabbi, iki ni kuri we kirangora mu nkosorere, kandi ibitazakosoka ume kubyihanganira. Wowe uratekereza ko ukivugisha Allah mu ishusho nk'iyo ufite amanota angana iki imbere ye? Umuislamu kazi umwe arazabwira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati ya Rasulullah, ngiye mfite ikibazo cyo gufuha, numva mfuha rwose cyane bikabije. Intumwa y'Imana iramubwira iti humura, cyo ni ikibazo gisanzwe, ndagusabira Allah subhanahu wa ta'ala kigukiza. Rero nuko nguko ibi abagenda muri iyo nzira bakabaho ubuzima butabagoye, bakiyakira, ntibagire psychological issues, ntibahakane Allah subhanahu wa ta'ala, ntibaraguze, ntibaciteka, n'abantu bazuye umuryango wa Qadar. Ukamenya uti yebana kiyumbe naona nitesa, ariko ni Qadar yande ya Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo Allah angerageze iyi ni fitna, arebe ndihangana cyangwa nzahakana, arebe ese nshobora no kwihangana byibuze. Wabashir sabirin, inkuru nziza abihangana. Wala yatimmu dhalika illa man fahima alqada wal qadar. Kunyurwa n'ubuzima bwa hano kwisi ntibyashobokera umuntu utazi uyu muryango w'igeno rya Allah. Wa arifa asrarahu, umuntu utaramenya amabanga, nk'ibindi kuvuga n'amabanga y'igeno, amabanga y'igeno. Handi nkubwira ni naka gacupa kuba kari hano gapositionye hano biranditse, hari impamvu kari hano, hari impamvu batakazanye ngo bagashyira aha, byose biranditse. Bavandimwe b'Islam,
Allah subhanahu wa ta'ala ati ushatse kwinjira muri gahunda za Allah wigize umwanditsi ngo ngiye kujya nkora documentation ya buri kintu Allah yakoze, inyanja zakama n'ibiti byose wahinduye amakaramu bigakama utarandika n'ikintu na kimwe, ari buriyo gusa ugifite buriyo y'ibintu bikuzuye imbere nabwo utarasobanukirwa ibyari. Wari mu muhanda utwaye imodoka, ikinyabiziga abashoferi bari hano barabizi, wari bugera imbere ugakora impanuka, umutima ugahita ukakubwira uti hagarara kuri alimentation ugura amazi, ugahita uparika ukajya kuri alimentation ukagura amazi. Muri ako kanya imodoka zari zishoreranye inyuma yawe, hakaza ikamyo ziriya nini ziba zifite feri, ariko nyine feri yazo hari igihe qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala iza ntizikore, ukajya ukabona imodoka aho waruri guhera wowe waruri inyuma zose, zo modoka zose nk'amavatiri 8 imbere yawe yose bayagonze. Wowe kubera kutazi tawhidi, kubera kutazi qadari ya Allah, kubera kutazi ko liste y'ibyo bintu biri bubeho wowe utarurimo, ukicara ukavuga uti Allahu akbar, wallahi ukicara ukavuga uti alhamdulillah, utigize igitekerezo cyo kujya kugura amazi uteba ntumenye ibyabaye, kumbe wowe ni wari kuri liste y'abantu bari bube affected n'icyo kintu. Mwemera Imana rero ubibonye gutyo ahita ashimira Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati ya Rabbi ndagushimira kuba ntari mu byukuri ibi bayikora aba bantu bitari igeno ryanjye. Bandi bari hariya byabayeho ababirokotse bakicara bakavuga bati qaddarallahu, iryo jambo murarizi, qaddarallahu, Allah niko yabyanditse, wa ma sha'a fa'al, kandi akora ibyo ashatse. Bavandimwe b'Islam, uyu munezero umeze gutya abantu bawufite n'abantu bazuye umuryango. Bavandimwe b'Islam rero twihuse kugira ngo tumenye n'uyu muryango mu buryo buri tekinike. Al-qada wal qadar, igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala yo turijeho, iri geno ni irihe? Dufite ibintu bibiri, al-qada wal qadar. Al-qada wal qadar, iteka Allah yamaze guca ku kintu kizaba, wal qadar nicyo yagennye ko kizaba. Iyo tugarutse kuri qadar, huwa igeno rya Allah niki? Ma qaddarahu Allah subhanahu min umuri khalqihi fi amalihi, nicyo Allah aba yaragennye ko kizaba mu byo yaremye. Icyo Allah aba yaragennye ko kizaba mu byo yaremye, icyo nicyo bita igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, yagennye ko kizaba. Abana bazavuka muri 2027 twari twawugeramo uwo mwakara ntiturawugeramo. Abana bazavuka icyo gihe Allah arabazi, igisubizo nuko abazi. Ababyeyi bazavukaho Allah arabazi, igisubizo nuko abazi. Umubyeyi uzashaka kurabagiza umuntu unyuranije n'uwo nguwo Allah azi bizamukundira? Ntibizamukundira. Mwamaze kubyumva? Ntibizamukundira. Uzababona ari beza baguceho, nugera kuri wa wundi wawe Allah yakwandikiye, yanditse n'abana bazavuka kuri mwe babiri, n'umugero uvuga uta basi naona nimefika. Nutangira urugendo ubone ntirumeze nk'uko warutekerezaga. Umwemera Imana uzi umuryango, uyu muryango turi kuganiraho, agarukira Allah subhanahu wa ta'ala akamubwira ati ya Rabbi, mbonye bitoroshye ariko mugenzi wanjye umunyorohereze. Sheikh, iyo mwamaze kwiyakira gutyo umenye inenge za mugenzi wawe ukazitora Allah, kamubwira akazi gukosorera ibidashoboka, ukihangana ubuzima bugakomeza, mukabaho mu rukundo, ntihagire n'ikibazo na kimwe kibabaho. Abatazi igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala aricara akavuga ati reka kwazi ngo mbanze muhitaraka, banze nzani nka mugenzi we, ndetse noneho igufwa barimira bunguri. Bavandimwe b'Islam nuko bimeze. Hanyuma al-qada, iteka ricibwa na Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ma hakama bihi Allah subhanahu min umuri khalqihi wa awjadahu fil waqi'. Ni iteka Allah subhanahu wa ta'ala aba yaciye ku kintu icyo Allah yasinye, hanyuma icyo kintu yasinye akanategeka ngo kibe ko nasinye, kibe uko nakigennye. Reka twigire imbere gato turaza kubibona. Hanyuma igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala rifite inkingi. Reka mvuge inkingi, ahandi igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala rifite inzego, ibyo twita maratibul qadar wa arkanuhu. Inzego, ikibanza, inzego ni ikibanza, igikuri steps z'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'inkingi zaryo. Ibi rero ni ngombwa kubimenya. Inkingi z'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, inkingi ya mbere al-ilmu, ubumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubumenyi bwa Allah, Allah kumenya ibintu ibyabaye,
kumenya ibiri kuba ndetse no kumenya ibizaba. Iyi ni inkingi ya mbere yo kuzisesengura ku burebure. Inkingi ya kabiri alkitaba, kwandika. Inkingi ya mbere ni ukumenya, Allah yamaze kumenya ikintu arakizi. Inkingi ya kabiri kucyandika, gishyirwa mu nyandiko, kikandikwa, kikaba documented. Inkingi ya gatatu mu nkingi z'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala almashi'a, ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bivuze ngo icyo Allah ashaka nicyo kiba. Ubushake turaza kubuganiraho. Hanyuma inkingi ya kane al-khalqu, gushyira mu bikorwa, kurema cyangwa se gushyira mu bikorwa. Inkingi ya mbere Allah ikintu yakimenye. Inkingi ya kabiri aracyandika, kiba documented. Inkingi ya gatatu aragishatse. Inkingi ya kane gishizwe mu bikorwa, ariko Allah gushyira mu bikorwa kuri we ni ukurema. Iyo Allah ashatse ko ikintu kiba uko ashaka, ubwo ni ukurema. Kibaye kukirema ngo kibeho, bibe uko Allah subhanahu wa ta'ala abishaka. Ku nzego twaganiraga, ku nzego z'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, tugiye kuzisesengura ku burebure. Twavuze ko ari enye izi nzego. Urwego rwa mbere al-ilmu, ubumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Urwego rwa kabiri al-kitaba, ibyo Allah yamaze azi, afite ubumenyi, bikandikwa, biba documented. Hanyuma urwego rwa gatatu al-mashi'a, ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala, bivuze ngo ikiba nicyo Allah ashaka. Hanyuma ibyo Allah yamaze gushaka yabimenye, birandikwa, arabishaka. Icya kane al-khalqu, kubishyira mu bikorwa. Iya mbere rero ariyo bumenyi, ni iki bavandimwe b'Islam umuyisilamu amenya? huwa al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala alimun bi kulli shay jumlatan wa tafsila. Nukwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala azi byose jumlatan, mu ncamake, wa tafsila, na detail. Allah subhanahu wa ta'ala abazi byose uko ikintu kimeze, ndetse na details z'icyo kintu. Buri kantu abakazi, noneho azalan wa abada, ababizi ibyo bintu. Allah subhanahu wa ta'ala abizi azalan wa abada. Ntabwo ari ubumenyi adevelopa mu gihe runaka, yabayeho igihe cyose ibyo bintu abizi azalan, kuva igihe cyose Allah subhanahu wa ta'ala yabayeho abizi, wa abada, n'ubuziraherezo ibyo bintu abizi. Ibyo bishobora kuba ari ibyo Allah subhanahu wa ta'ala akora we, bishobora kuba ari ibyo abagaragu be bakora. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose Allah subhanahu wa ta'ala arabizi. Fa'ilmuhu muhitun bima kana, ubumenyi bwa Allah azi ibyabaye byose. Wama sayakun, azi ibizaba. Wama lam yakun, azi n'ibitarigeze biba. Law kana, iyo biba, kaifa kana, byari kuzamera gute. Ni ukuvuga ngo muri buriya bumenyi bwa Allah budafite iherezo, azi n'ikintu kitigeze kiba, arakizi ngo iki n'iki ntikigeze kiba. Iyo kiba cyari kuzagenda gute? Tekereza wumva ubumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tekereza ubwo bumenyi, ikitarigeze kiba Allah arakizi, none akanamenya ngo iyo kiba cyari kugenda gutya. Wowe ushobora kuba nonaha ufite abana 4, ushobora kuba ufite abana 5, ushobora kuba ufite abana 3, ariko Allah subhanahu wa ta'ala iwe azi ko iyo uza kubyara abana 7, abo bana 3 ufite, abo 7 bari kuzitwa bande, bari kuzaba bande, bari kuzashaka bande, bari kuzabyara bande, riziki zabo zari kuzava he? Nta herezo bifite. Bifite iherezo ra? Ntaryo. Wibaze wumve Allah subhanahu wa ta'ala ubumenyi bwe. Allah subhanahu wa ta'ala nonaha wavutse uri umugabo, Allah subhanahu wa ta'ala azi ngo iyo uvuka none utari umugabo, uri umugore, wari kuzitwa gutya, wari kuzaba iki, wari kuzashakwa na runaka, wari gutekereza umbwira ubwo bumenyi hari iherezo bufite. Hano barakubwira ngo wama sayakun, Allah subhanahu wa ta'ala azi ibizaba. Wama lam yakun, n'ibitarabaye. Law kana, iyo biba, kaifa kana yakunu, byari kuzaba gute. Byose Allah arabizi. Wa ya'lamu al-mawjuda, Allah azi ibyabayeho, azi biriho, azi ibizabaho. Wal ma'dum, azi n'ibitariho, bitarigeze bibaho Allah arabizi. Hari amaforces hano ku isi dufite arazwe, amaforce, imbaraga ziri mu bintu bya hano ku isi iziriho Allah subhanahu wa ta'ala arazizi. Izitazabaho Allah arazizi, ngo ku isi byashoboka ko force ni yahaba, Allah arazizi.
wal mumkin, Allah azi igishoboka, wal mustahil, azi n'ikidashoboka. Byose Allah subhanahu wa ta'ala arabizi. Umva ubumenyi bwa Allah ukuntu bungana. وقد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم. Allah subhanahu wa ta'ala yarazi ibiremwa bye byose mbere yo kubirema. Buri muntu yaramuzi mbere yo kumurema. Fa'alima arzaquhum wa ajaluhum. Buri muntu mbere yo kuremwa twese Allah yarazi ngo tuzatungwa n'iki hano ku isi, tuzabaho imyaka ingahe hano ku isi. Nutinya gupfa, wowe ufite ubwoba bwo gupfa, ndagira ngo nkubwize ukuri ko urupfu wirutinya ukundi. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yaravuze ati wama kana li nafsin an tamuta, nta roho n'imwe y'umuntu ishobora gupfa. Nta roho n'imwe. Nafsi ni roho y'ikinyabuzima icyo ari cyo cyose. Nari ntanze urugero ku muntu kuko nari mbanje kuvuga nyine nk'abantu, ariko ikinyabuzima icyo ari cyo cyose, nafsi yariyo yose. Allah ati wama kana li nafsin an tamuta, nta kinyabuzima icyo ari cyo cyose gishobora gupfa illa, usibye, wama kana li nafsin an tamuta illa, usibye biidhnillahi, Allah arabanza akabyotoriza, autorisation. Allah arabanza akabitangira uburenganzira, noneho yarangiza kongeraho n'ikindi, kitaban, biranditse, kitaban, biranditse, biri documented, muajjala. Umuyisilamu muzima agatinya urupfu, Allah ugasanga arahangayitse cyane, ufite ubwoba bw'iki? Ubwoba ufite no kubera kutazi ibi bintu. Bavandimwe b'Abayisilamu, reka mbahe urugero rw'isi. Urugero rw'isi, Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yaturemye turabo kuba ku isi, turaza kubibona mu kanya. Allah yaremye abantu arabo kuba mu ijuru ubuziraherezo, cyangwa umuriro ubuziraherezo. Mwabyumvishije? Allah ntabwo yaturemye turabo kuba ku isi. Hari abo mu ijuru ubuziraherezo, hari abo mu muriro ubuziraherezo. Ariko noneho Allah subhanahu wa ta'ala kubw'ubutabera bwe no kubwa hikma ye no kubwa Allah akora ibyo ashaka akabyubaka uko ashaka, aravuga ati ariko uyu muntu naremye ari uwo kuba mu ijuru ubuziraherezo no kuba mu muriro ubuziraherezo, reka nshyireho kano kantu azajya kanyuraho ndebe uko yitwara. Aha generating amanota azamujyana muri ririya juru ubuziraherezo cyangwa muri wa muriro ubuziraherezo. Nuko isi yaje mu buzima bw'umuntu. Bagenzi bacu bayigezemo badasobanukiwe, batazi byari bariyakira, baravuga bati twahageze basi. Mujye mubareba uko bameze, mujye mubareba uko bameze. Arangura umufuka w'isukari agafunga garama 900 mu ishasha azita ikiro. Abo bariyakiriye ntabwo bazi ko iyi si dutuyeho n'akantu gato cyane. Inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi, iyo umwana atwite bamutwite, nyina mutwite ari mu nda ya nyina, Allah subhanahu wa ta'ala yohereza abamarayika bakamubwira bati genda ufate roho y'uyu mwana uyijyane, igihe cyuriya mwana cyo kujyamo roho cyageze. Uwo ni we wowe. Iriya roho bakayigushyira muri mu nda y'umubyeyi, ndigatangira ikonka, umwana akabaho, nyuma ukavuka ukaza ukaba hano. Saa ikagera, Allah subhanahu wa ta'ala akabwira malaika Jibril ati ibyo nashaka kureba, malaika w'urupfu malakul maut akamubwira ati ibyo nashaka kureba kuri uriya muntu nabibonye, mugende ya roho muyingarurire. Ubu ufite ubwoba bwo gupfa, ntabwo uzi ukuntu bino bintu biteye. Nta Muislamu ukwiriye kwicara gutyo ngo wicare uhangayitse kubera ibintu nk'ibyo biri mu kazi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wowe inshingano yawe ni ukwitegura urupfu. Inshingano y'umwemeramana wamaze kumenya ibi bintu ni ukwitegura urupfu. Ma saddaqa wala salla, nta sadaka yatanze ku isi, nta n'isala, kubera ko uvuye hano ku isi uba ubikeneye. Akazi kacu ntabwo ari ugutinya urupfu, akazi kacu ni ukurwitegura. Ruzasanga dufite iki? Ruzadusanga n'iki? Kubera uyu muryango bavandimwe b'Abayisilamu, buri Muislamu akwiriye guhinduka akamenya igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala. وقد علم جميع خلقه, Allah yamenye ibiremwa bye byose qabla an yakhluqahum, mbere yo kubirema. Fa'alima arzaquhum, Allah azi amafunguro yabyo, wa ajaluhum, n'igihe bazamara hano ku isi. Muislamu arimo ararwana kugira ngo adapfa, bakana mirathi z'abana zose akazigurisha, akabasiga imbokoboko nta kintu kimwe bafite, arangiza akanapfa. Kwivuza ni ngombwa kubera ko ntabwo tuba tuzi, hari igihe biba biri nabyo mu igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala ko uzarwara ukivuza ugakira. Ukwiriye gukora ibyo ubona ukwiriye gukora nk'umuntu, ariko ntazagire ugukoresha ibara,
kubera ko watinye gupfa gukora ibara, ukora ishiriki, ukora iki. Twebwe ntabwo umurongo uwo ni umurongo utukura kubemera Imana, urari kugapfa. Uwo ni umurongo utukura kubemera Imana, ntabwo ushobora kwemera umuntu ugukoresha shiriki. Ubwira Allah subhanahu wa ta'ala ukavuga uti ya Rabbi, iyi shiriki ntabwo nizeye ko ariyo yamvura, iyi shiriki ntabwo nizeye ko ariyo yanyongerera ubuzima bwo kubaho, ubuzima bwanjye buri mu maboko yawe. Niba ari igihe cyanjye, ya Rabbi astaghfiruka wa atubu ilayk, nkwicujijeho mbabarira ibyaha byanjye. Muislamu nuko ukamera ukakora shiriki kubera urupfu waragize ukanafa. Za swala zose twakoze hano mu musigiti n'ibi byicaro byose twakoze, shiriki imwe gusa uri ku gitanda cy'urupfu ugasanga ni zero, kubera kutamenya bino bintu bavandimwe b'Abayisilamu. Wa aqwalahum, Allah ibyo tuzavuga byose hano ku isi, wa a'malahum, nibyo tuzakora byose hano ku isi, wa jami'i harakatihim, ibikorwa byacu byose, kuzamura urutoki, kurumanura, kwegama, kuryama, kubyuka, gutera intambwe, kwambara, gukoramo imyenda, byose Allah arabizi, biri documented, biranditse. Ahli aljanna, abo mu ijuru barazwi, wa ahli nar, nabo mu muriro barazwi. Ibi mwibuka bikubiye muri ya nkingi ya mbere ariyo ubumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yaravuze ati huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, ni Allah nta yindi mana iriho usibye we. Alimul ghaibi, ufite ubumenyi bw'ibyihishe, wa shahada, n'ibigaragara. Urumva Allah afite ubumenyi bw'ibyihishe n'ibigaragara. Muri alimul ghaibi, ubumenyi bw'ibyihishe harimo biriya byose twavuze mu kanya ngo nibitarabaye iyo biba byari kuzaba gute, ibyo biri mu byihishe. Wa shahada, n'ibigaragara byose Allah arabizi. Mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati ahata bikulli shay, iki ni cyari cyo cyose Allah subhanahu wa ta'ala afite ubumenyi bwacyo. Iki ni cyari cyo cyose Allah subhanahu wa ta'ala afite ubumenyi bwacyo cyose. None se iyo ubona umuntu ajya mu buvuzi kwiga umuntu, mu buvuzi kwiga kuvura umuntu, akagenda akiga umutima, akagenda akiga ubwonko, akiga imyaka igana kuriya, still ntabimenye, urumva waremye umutima afite ubumenyi bungana iki? Reba systeme z'umubiri w'umuntu zose ukuntu zimeze, amasensa, sensa z'ubushyuhe, sensa z'ubukonje, amashanyarazi mu mubiri w'umuntu. Reba bino bintu byose ukuntu biteye, uwaremye umuntu akarema biriya bintu byose afite ubumenyi bungana iki? Inzira z'amaraso, reba ukuntu ziriya nzira zimeze, ngaho mbabarura umbwire, reba inzira z'amaraso. Abantu baza kukwinstallira amazi mu rugo bana, wagira gutyo ukabona robine imwe ufungura amazi ntaza. Amatiyo angana kuriya abantu bakayinstara akabananira, ugafungura amazi muri dushe ukabona ntaza. Tuyabana muri dushe amazi nahagera. Ngaho noneho reba imitsi y'umuntu uko ingana, imitsi y'umuntu uko ingana muri kategori zitandukanye, iminini, imito, uduto cyane. Byose buri mutsi uri gukora neza, ntawazirye, kandi buri mutsi urimo uravana unanajyana aho ukwiriye kujyana supply y'amaraso. Wakoze ibyo bintu afite ubumenyi bungana iki? Noneho hano Allah muri Qur'an yavuze mu ncamake ngo ahata, science, reba chemicals mu mubiri w'umuntu, ahata bikulli shay, byose Allah arabizi. Inkingi ya mbere rero mu nkingi za qadari ni ukumenya, kugira amakuru kuri ubwo bumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukananemera ko ubwo bumenyi buhari. Allah afite ubumenyi bwa buri kintu. Hanyuma intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadith Ibn Abbas aratubwira ati su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an awlad al-mushrikin faqala, intumwa y'Imana bayibajije abana b'abahakanyi n'ababangikanyamana, abana babo, umwana upfuye w'imyaka 3 cyangwa 4 mu rugo rw'umuhakanyi, umwana upfuye mu rugo rw'umubangikanyamana, umwana w'imyaka 12 utaragera igihe cyo kubarurirwa, udafite ibyaha. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam baribaza bati bariya abana iherezo ryabo ni irihe? Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti Allahu a'lamu bima kanu amilin, Allah azi bariya abana icyo bari kuzakora n'icyo bari kuzaba. Ibyo Allah subhanahu wa ta'ala arabizi, azi bariya abana icyo bari cyo, aho ubuzima bwabo burangiriye ibikurikira Allah arabizi. Nubwo apfuye afite imyaka 3 Allah arabizi ngiye agumaho yari kuzaba iki. Intumwa y'Imana niko yasubije. Hanyuma step ya kabiri bavandimwe b'Abayisilamu muri uyu muryango w'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, al-kitaba, kwandikwa, documentation. Allah subhanahu wa ta'ala ibintu arabizi, still bijya no mu nyandiko. Allah subhanahu wa ta'ala yanditse ibintu byose he, kwemera ko ibintu byose Allah yagennye azi byose byanditswe niki? Here al-imanu, nukwemera bi anna Allah, ko Allah kataba, yanditse
ma sabaqa bihi ilmuhu, ibyo azi byose biranditse. Min maqadiril khalaiq, ibireba ibiremwa byose biranditse. Ila yawmil qiyamah, kugeza ku munsi w'imperuka. Fi al-lawh al-mahfuz, Allah yabyanditse muri kiriya gitabo twavuze, al-lawh al-mahfuz. Bavandimwe b'Abayisilamu rero, iyo tuje kukwandika, Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati ma farratna fil kitabi min shay, ibintu byose twarabyanditse nta na kamwe twasize, byose biranditse nta na kamwe twasize. Ahandi Allah subhanahu wa ta'ala katubwira ati wama ya'zubu an rabbika mithqali dharratin fil ardi, nta kisoba, kwisoba murabizi, nta kisoba Allah niyo kaba kangana gutya hano ku isi, wala fi sama, ndetse no mu ijuru, wala asghara, na gato, mutekereza agato nk'atome no munsi yayo, min dhalik, wala akbar, ni kinini mutekereza nk'umubumbe, illa fi kitabin mubin, usibye ko ibyo bintu biri documented, biranditswe. Uzareba umuntu uri muri sakaratul maut, ikimenyetso cya mbere cya sakaratul maut murakizi, ikimenyetso cya mbere cya sakaratul maut cy'uko umuntu yatangiye sakaratul maut ni igifu. Nta kintu na kimwe gishobora kongera kurenga umuntu. Umuntu aracyakomeye, muramubona birimo biragira nimugoroba bakabavugisha, ariko tayari igifu cyamaze guhagarara totally. Winjiye muri sakaratul maut, akazi k'igifu kaba karangiye. Twe ntabwo tuba tubizi, tugira ngo ntari kurya kubera uburwayi. Mwari mubizi ibyo bintu? Abantu bakagenda bakazana ibintu, bagasya ibintu, bakamuvangira, bakamutesha umwanya. Henda bagaheretura ibintu bakabizana, bakagenda bakagura amasonde, bakagura ibiki bakazana. Naam, iyo ariko Allah yabyanditse ko uwo muntu agifite ubuzima, n'ibyo bintu abikeneye, abaganga babitekereza neza, bakabiprocesinga mu gihe cyabyo, ibikoresho birimo gukoreshwa bigakoreshwa mu nzira nyayo, bigakoreshwa mu gihe nyacyo, bigatanga umusaruro Allah ashaka. Ngende kuganira kuri sakaratul maut kuko twe tuba tutayizi, baragenda bagasya ibyo bintu bakabizana. Igifu cyamaze guhagarara, ukigitangira iyo stage yo gupfa, cyo bita dying process. Sakaratul maut wayinjiyemo, igifu nicyo cyambere gihagarara, na system yo kurya inta akivuga, ariko aya mazi ntashobora kurenga n'ikiko kimwe, akoresheje umunwa we ngo ayanywa yamire, ntibishoboka. There is no way. Bavandimwe b'Abayisilamu, abantu batinye Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo bintu byose biri documented. Allah subhanahu wa ta'ala yaranditse ngo uyu muntu azarya, azanywa kugeza ku isaha iyi n'iyi. Sheikh, ibyo Allah atanditse baraza bakabigupfurikamo, barimo bamwoza, biba birimo bigaruka, ntibyigeze bigera no mu gifu. Bamwoza birimo bigaruka, akivugisha abantu, yatangiye dying process, sakaratul maut, nta kintu na kimwe kirenga mu nda. Kubera iki bavandimwe b'Abayisilamu? Allah arakubwira ati illa fi kitabin mubin, ibyo bintu byose biri documented. Allah yaravuze ati uyu muntu azabaho kugeza igihe kiniki, isaha yo gupfa yageze, sakaratul maut, ubwo igifu cyamaze guhagarara. Icya gatatu, Allah yaravuze ati alam ta'lam anna Allah, ese ntabwo uzi ko Allah ya'lamu, azi. Iyo ni ya nkingi ya mbere murayibuka y'ubumenyi. Reka turebe iya kabiri, azi ma fi samawati wal ard, ibiri mu ijuru byose no mu isi arabizi. N'ikindi, inna fi dhalika fi kitab, ibyo bintu byose biri documented, biranditswe. Inna dhalika ala Allah yasir, ibyo bintu kuba Allah bizi bikaba binananditse ni akantu gato cyane kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Muratekereza uyu Allah ameze ate? Niyo mpamvu muri Qur'an yavuze ati kwanza abantu ntabwo Allah bamuzi, wama qadarullaha haqqa qadri, ntibamuzi uko bakwiye kumumenya, ntibamuzi uko bakwiye kumumenya. Bavandimwe b'Abayisilamu, muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana yaravuze ati ma minkum min ahadin, nta n'umwe muri mwe, illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar, usibye ko mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala afite umwanya wanditswe muri icyo gitabo mu ijuru, wa maq'aduhu minal janna, ndetse n'umwanya wanditse mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala mu muriro no mu ijuru, abantu baranditswe. Qalu, abasangirangendo b'intumwa y'Imana baravuga bati ya Rasulullah, niba bo mu ijuru banditswe bakaba bazwi, nabo mu muriro bakaba banditswe bakaba bazwi, afala natakilu ala kitabina, ubundi twakituramiye tugategereza ibyo byanditswe, ubundi twakituramiye tugategereza ibyo byanditswe. Uko twicaye muri musigita bo mu ijuru barazwi, nabo mu muriro barazwi,
intumwa y'Imana ikibikoza abasangira ngendo bayo bati khalas wakiyicarira se tugategereza ibyo byanditswe byari byo. Intumwa y'Imana irababwira iti la, ntabwo ariko bimeze. Ya imanu mwe nimukore, kandi buri muntu maximize gukora ibyiza, ukore kugeza kuri degree ya nyuma. Ariko fakullun muyassarun lima khuliqa lah, icyo Allah yakwandikiye nicyo kigukundira. Arashaka gusari, ntazi impamvu nayo batorazana akaguma mu rugo, ntayisi. Akicara agatekereza atari kubyibuze yo wasari, akazana agakora nk'iswale ebyiri arangiza agasubira mu rugo akaryama bikanga. Ni nayo mpamvu bari mu Islam iyo turi gushimira Allah turavuga ngo alhamdulillahi alladhi hadana lihadha. Turashimira Allah watuyoboye akatuyobora kuri iyi dini. Ntabwo ari uko turi abanyabwenge bavandimwe ba Islam, ni Allah waduhaye hidayah, aduha tawfiki yo kuyoboka, aduha no gushikama kuri iyi dini. Intumwa y'Imana irababwira iti rero buri muntu akora ibyo Allah yamwandikiye n'ibyo bigushobokera. Icyo Allah atakwandikiye ntabwo kigukundira. Amma man kana min ahli saada, abo mu ijuru, fasayasiru li'amali ahli saada, ibikorwa byiza bizabajyana mu ijuru biraborohera, ukabona ko barimo barabikora hano ku isi. Wa amma man kana min ahli shaqawa, naho bari abo mu muriro, fasayasiru li'amali ahli shaqa, uzajya ubona ibiborohera ari ukurara mu bubari. Wal'iyadhu billahi, Allah subhanahu wa ta'ala azabiturinde wallahi. Na ukabona nibyo bimworohera. Isaha imwe mu musigiti ntashobora kuhicara, amasaha 7 ari mu kabari, umuntu w'umusilamu. Umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati ya Rasulallah, twabwiye intumwa y'Imana tuti ya Rasulallah, intumwa y'Imana bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al'an, twigisha ubuyisilamu tubusobanukirwe tunyurwe. Fima al'amalu al-yawm, ubu kuki dukora, kuki dusabwa sadaka, kuki tuza hano gusari, kuki dusabwa hija, kuki dukora. Afima jaffat bihi al-aqlam, ese ibyo dukora bishingira ku byo twandikiwe na Allah byamaze kuba documented. Wajarrat bihi al-maqadir, Allah yamaze kubigena no kubisinyira. Am fima nastaqbal, cyangwa dukora ibintu byandikwa uko twamaze kubikora. Qali intumwa y'Imana iravuga iti oya, ntabwo ibintu byandikwa uko mwamaze kubikora. Bal fima jaffat bihi al-aqlam wajarrat bihi al-maqadir, ubuzima turiho bwamaze kwandikwa, buri documented, ibidushobokera, ibyo dukora byose biranditswe. Qala abasangirangendo baravuga bati twakitura neza. Qali intumwa y'Imana iravuga iti ntabwo byabashobokera. I'malu, nimukore kandi mu maximize ibikorwa byiza. Fakullun muyassarun lima khuliqa lah, igishobokera buri muntu nicyo Allah yamwandikiye. Wa kullu amilin bi'amali, kandi buri muntu ibyo akora ni ukuvuga ngo reka nkuhe urugero uraza guhita wumva. Urabona uramutse ushushanyije inzira ukoresheje kereyo, karamu ya kereyo twese turayizi, ugashushanya inzira ukoresheje kereyo, ukayishushanya, ukayikatakata, ukayishushanya inzira ifite ibirometero wenda 70 bingana n'imyaka 70 yo kuba hano ku isi. Wowe iyo urimo kugenda uba umeze nk'ufite ikaramu y'ubururu uri kugenda usibora aho ya kereyo inyura. N'ikintu umwe Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yavuze. Bavandimwe b'Islam, niba turimo gusari bikadukundira, dushimire Allah subhanahu wa ta'ala. Niba ushobora Allah guha riziki, ukaba ushobora kwicara ukazirika roho muri iyo riziki Allah yaguhaye, ugafatamo, ugatanga zaka, ugatanga isadaka, ushimire Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo bintu ni inema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Benshi bafite imitungo myinshi ishobora kuba yafasha muri social welfare, ishobora kuba yafasha mu kubaka imisigiti, ishobora kuba yafasha mu kubakira abakene, ishobora kuba yafasha mu gufasha abantu no mu gukora ibintu bitandukanye. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala yigeze bashyira mu muryango w'abazabyaza umusaruro iyo mitungo muri iyo nzira. Twe rero Allah niba bikidushobokera gutora adhan ukabonera hano mu musigiti, dushimire Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari uko turi beza mu bandi, ntabwo ari uko ari twe twigishijwe neza kurusha abandi, ahubwo inzira ibanganira ingiri n'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Islam rero, iyo tuje kwiyandikwa tuganiriye kuri bibiri, ariko mwibuke ni bine. Icyambere ni iki? Al-ilmu, ubumenyi. Icyakabiri ni iki? Al-kitaba, kwandikwa. Icyagatatu ni iki? Al-mashi'a, ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Icyakane al-khalq, gushyira mu bikorwa. Noneho turimo turasesengura icyakabiri aricyo kwandikwa, igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwandikwa kw'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala byaciye muri steps, byaciye muri
etape. Izo etape harimo n'iyi turi kuganiraho muri suratul qadar, ariyo iba mu ijoro rya laylatul qadar. Step ya mbere ni ihe yo kwandikwa, bayita at-taqdirul azali, igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, niyandikwa ry'ibizaba bayna al-qabdatayn. Allah subhanahu wa ta'ala ubwo yarafashe ibiremwa bye byose gutya mu biganza bye bibiri, bayita igeno ry'ibiganza bibiri ry'ibipfunsi bibiri bya Allah subhanahu wa ta'ala, igipfunsi cy'iburyo n'igipfunsi cy'ibumoso. Iri geno ryanditswe ryari? At-taqdirul azali, icyo gihe mbere yo kuremwa kw'isi n'ijuru y'imyaka 50,000. Ibyanditswe ni ibiki bavandimwe b'Islam? Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti, inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam, Allah subhanahu wa ta'ala yaremye Adamu, amaze kurema Adamu, thumma akhadha al-khalqa min dhahrihi, Allah subhanahu wa ta'ala afata ibiremwa bije byose, abantu bose bazakomoka kuri Adamu, abafata mu rutu ku mugongo wa Adamu alayhi salam. Arangije Allah yakoze mu gutyo uko ashaka, azamura gutya, bamwe bazamura hano, abandi bazamura hano. Arangije aravuga ati, haula'i fil janna, abangaba nabo mu ijuru, wa haula'i fin nar, abangaba nabo mu muriro. Abyumva ukuntu bimeze bavandimwe b'Islam. Muzagende murebe sasa bo mu muriro ibyo bakora. Abo mu muriro ibyo bakora kabisa urabari bukavuga ati aba bantu ibi bintu bakora kuko babikora bate? Ibi bintu babikora bate? Bemera Imana barimo gusari, abemera Imana barimo gusiba, abandi bakarara bicaye barimo kudesigninga igisasu, kwezi kugashira umuntu yicaye arimo kudesigninga igisasu. Abandi barimo gusari, barimo gusoma Qur'an, barimo kudesigninga igisasu. Noneho abantu bisi kubera kutagira ubwenge bakaza bakavuga bati dore mwebwe muba mu misigiti, abandi bageze kure bakora ibisasu. Mwumve nawe Allah subhanahu wa ta'ala yarabafashe gutya, aravuga ati abangaba nabo mu ijuru, abangaba nabo mu muriro. Allahu akbar. Ntabwo byoroshye bavandimwe b'Islam. At-taqdirul azali, igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala mbere yo kuremwa kw'isi n'ijuru. Hanyuma bavandimwe b'Islam, kwandikwa kwa kabiri muri kiriya gihe ibintu byose byaranditswe mbere yo kuremwa kw'isi n'ijuru imyaka 50,000. Hanyuma kwandikwa kwa kabiri, step ya kabiri yo kwandikwa, at-taqdir al-umri, ni igeno ry'ibikorwa by'umuntu ryandikwa kuri umri ya buri muntu, kuri umri ya buri muntu. Byandikwa ryari? Umaze iminsi 120 mu nda. Iyo umwana bamutwise ku munsi iminsi 120 yuzuye, Allah subhanahu wa ta'ala yohereza abamarayika bakaza bakandika. Icyo gihe bandika uko no kwandika kwa kabiri, at-taqdirul umri, bandika ibizakubaho mu buzima bwawe bwose, umri yawe yose. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuduha gusobanukirwa uyu muryango w'igeno. Tuzawukomeza mu isomo ryacu ry'ubutaha tubanje kwibukiranya mu buryo bwihuse byo twaganiriyeho uyu munsi, hanyuma dukomeze mu buryo burambuye aho tuzaba tugeze muri iryo somo. Twihuta twaganiriye ku igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, tuganira kuri steps zaryo, harimo ubumenyi bwa Allah, harimo kwandikwa. Twari tumaze kubona step zo kwandika ni nyinshi, ariko twari tumaze kuganira kuri iyandikwa ry'ibikorwa ry'ibizaba mbere yo kuremwa kw'isi n'ijuru imyaka 50,000, ndetse n'iyandikwa ry'ibikorwa by'umuntu bigendanye na umri ye n'ubuzima bwe, akenshi riba iyo umwana yujuje iminsi 120 mu nda ya nyina. Hanyuma ubutaha inshallah tuzakomeza tureba ibindi byiciro byo kwandikwa, hanyuma dusoza umuryango wo kwandika, inkingi yo kwandika, twimukire ku nkingi y'ubushake bwa Allah, turebe iyo tuvuze ubushake bwa Allah tuba dushatse kuvuga iki. Dusoreze umuryango w'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala ku kuremwa, ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala aba yaramenye, akagena, yanditse, hanyuma akabishaka akanabishyira no mu bikorwa. Biba ari ibiki? Bishyirwa mu bikorwa mu buhe buryo? Hanyuma muri uyu muryango wo kwandikwa ni nabwo tuzabona ijoro rya Laylatul Qadr rivugwa muri tafsiri ya suratu Al-Qadr. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kutwandikira ibyiza kuri umwanya tumaze tuganira kuri Qur'ani, turanaganira kuri umuryango w'igeno. Allah awugire impamvu yo kuyoboka no kurushaho gusobanukirwa no kumushimira ku byiza tugendera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Allah azadushoboze kuzahurira hano mu isomo ryacu ry'ubutaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.